hari n'uw'Imana yashatse ikamubura. Uwo ntago turi bumurebeho, turi burebe uw'Imana yashatse iramubona wanditse muri Bibiliya. Reka duciye bugufi dusenga Imana. Data Mana ishobora byose, tugarutse imbere yawe uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ibyigisho byatambutse. Muri uyu mwanya nabwo ugiye gutambutsa ikindi cyigisho. Dusabye abamarayika bawe barinzi ngo baze babane natwe. Dusabye Mwuka Wera kugira ngo akabakaba imitima yacu inangiye. Nuko ku iherezo nitubona uburyo dushaka, kandi ku iherezo ry'iki cyigisho benshi ndetse twese byaba byiza ari twese tukaza gufata umwanzuro wo kugusanga, turongera tugushime. Ngwino ubane natwe nk'uko wabisezeranye mu izina rya Yesu, amen. Umuntu Imana yashatse ikamubona. Uyu muntu Imana yashatse ikamubona nk'uko mubireba hariya, uyu muntu nta wundi ni umugabo witwa Nebukadinezari. Tugiye kwigana igitabo cya Daniyeli mu ncamake. Turigana ibice byibuze 4 bibanza, ariko nubwo ari igitabo kivuga iby'ubuhanuzi, ariko ni n'igitabo turabonamo icyigisho cy'uburyo Imana ishaka umuntu, ariko by'umwihariko turabona uburyo Imana yashatse Nebukadinezari kandi iramubona. Daniyeli igice cya 1 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditse ngo, mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Reka mbabwire bene data, iyi gahunda yo gufungwa kw'insengero ku mpamvu zimwe cyangwa izindi na kera yabayeho. Iki gihe cy'umwami bari kutubwira Yehoyakimu, uyu mwami yayoboraga Yerusalemu, igihugu cy'Imana. Bari bafite urusengero Yerusalemu ruri mu bwiza bw'Uwiteka n'isanduku y'isezerano. Nuko Nebukadinezari amaze gufata ubwami asimbuye se, yigira inama yo gutera Yerusalemu. Arahatera nk'uko babitubwiye, arahagota. Arangije afata umwami aramujyana mu bunyagi Babuloni, afata n'abantu bo mu muryango w'umwami n'abandi bantu bamwe barimo na Daniyeli na bagenzi be, nabo abajyana i Babuloni bajya mu bunyagi. Bageze mu bunyagi rero, iyi ni ifoto wenda igenekereza kugaragaza uko Babuloni yari yubatse. Wari umujyi mwiza ariko utazi Imana. Mu yandi magambo, abantu basenga Imana, abantu bazi Imana bari banyazwe n'abapagani. Muri Daniyeli igice cya 1 tutarinjira mu cya 2, hari igitangaza cya mbere cyabereye i Babuloni. Igihe batoranyagamo abantu bamwe, bagatoranyamo na Daniyeli na bagenzi be ngo babigishe ururimi rw'igikarudaya. Bagombaga kubigisha igikarudaya. Yerusalemu bavugaga igiheburayo, ururimi rw'ubwoko bw'Imana. I Babuloni bavuga igikarudaya. Kandi na Babuloni y'uyu munsi, n'uyu munsi hari igikarudaya cy'uyu munsi. Mwari mubizi ko gihari? Za terime z'abarara bitemani, urayokase. Ibintu nk'ibyo ngibyo muri kiye cyacu niyo twagereranya n'igikarudaya. Kandi harimo n'abantu b'i Yerusalemu nabo bigishijwe igikarudaya baragifata, akaba ari nacyo bavuga. Daniyeli rero na bagenzi be bashatse kubigisha igikarudaya, bashaka kubakuramo iyobokamana yabo ngo babigishe iyobokamana y'i Babuloni. Barangije babashyira ahantu barabategura, ariko bakajya babagaburira babategurira amafunguro arimo ibyaterekejwe ibigirwamana. Twihuse rero nk'uko mwabisomye cyangwa se muzabisoma, turi kuvuga mu ncamake, Daniyeli na bagenzi be banze kurya ibyo kurya byaterekejwe ibigirwamana. Nuko bisabira kujya banywa amazi, bakarya n'ibishyimbo n'imboga n'imbuto, ibintu byoroheje. Nuko igice cya 1 imirongo isoza nk'itatu isoza batubwira ko Daniyeli na bagenzi be bagize ubuzima bwiza
kurenza ba bandi barya ibyo kurya byo ku meza y'umwami, harimo n'ibiterekejwe ibigirwamana, bakanywa n'inzoga umwami yanywagaho. Birangira ariko nanone ngo mu kizame cyatanzwe Daniyeli na bagenzi be barusha ubwenge abandi bigana nabo inshuro zingahe? 10. Buri umunyeshuri mwakwigana akakurusha inshuro 10, ubwo wagize rimwe yaba afite angahe? 10. Ninde wize mu ishuri aho uwa mbere agira 10 uwa kabiri akagira rimwe? Iryo shuri riratangaje. Ba Daniyeli rero bari bafite ubwenge, ariko baranditse mu bahanuzi n'abami ngo bubahishije Imana, Imana nayo irabubaha. Imana ihabwa icyubahiro. Daniyeli na bagenzi be rero nubwo bari bari muri ibi bintu batazi ibyo ari byo, ariko Imana yashakaga cyane cyane umwami witwa Nebukadinezari, niwe Imana yari igambiriye. Mu gice cya kabiri rero Nebukadinezari umwami wa Babuloni aryamye arota inzozi zidasanzwe. Muri izi nzozi yarose hari ikintu cyamubayeho. Yakangutse umutima uri hejuru uhangayitse, ariko akanguka yibagiwe ibyo yarose. Ariko nanone kubera ko yari afite abantu bitwa abapfumu n'abakonikoni, yari afite abantu bakomeye mu gihugu cye, abanyabwenge, atekereza ko nabahamagara bari bumwibutse inzozi yarose, barangiza bakanazimusobanurira. Amateka agaragaza ko Babuloni yari yubatse mu buryo butangaje. Reka tubivuge muri make. Muri Babuloni yari yubatse yose izitiye, kandi ku muzenguruko wa Babuloni hacagamo uruzi rwitwa Efurate. Efurate bayigabanyijemo kabiri, igipande kimwe bakinyuza i Babuloni mo hagati, ikindi bakinyuza hagati y'ibikuta bibiri. Mu yandi magambo, hagati y'iki gikuta na hano inyuma hari ikindi gikuta, mo hagati hacagamo umugezi, kandi hakabamo ikiraro. Iyo bwabaga bugorobye barakizingaga kigahinduka urugi. Bityo nanone inyuma ya Babuloni hakaba imyobo miremire. Ubwo kugira ngo njire muri Babuloni utanyuze mu marembo, iyo utagwaga mu byobo uriraga igikuta kirekire, kandi kuri ibi bikuta hejuru habaga iminara y'abarinzi, ku buryo byari bifite peseri nini. Abanditsi b'amateka baravuga ngo amafarashi, abantu babiri bahetse n'amafarashi babashaga kunyura bakabisikana hejuru ku ruzitiro rw'i Babuloni. Ubwo iyo wagwagamo wacitse ibyobo, wahuraga n'uruzi, wava mu ruzi ukurira nanone urukuta rwa kabiri ukabona ugera muri Babuloni. Babuloni rero yari yubatse mu buryo butangaje. Guhanguka kwa Babuloni byari ibintu bisa nk'ibidashoboka. Nuko umwami wayoboraga rero isi yose aganje muri uyu murwa ararota, ariko bucya yibagiwe inzozi yarose. Cyakoze bucya afite guhangayika cyane, yibaza ati ibi bintu narose ko nabyibagiwe, ninde wabinyibutse? Nuko atumiza, buriya rero icyo umwami avuze aba ari itegeko, atumiza abapfumu n'abakonikoni bakomeye, arabahamagara, arababwira ati rero mfite ikibazo, narose inzozi nazibagiwe, kandi mugomba kuzinyibutsa, mwamara kuzinyibutsa mukanazinsobanurira. Daniyeli 2:3, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko nabo baramusubiza bati, Nyagasani uhoreho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone uko dusobanura impamvu yazo. Bari bashatse kumutekinika. Aravuga ati, we zirotore, ubusobanuro bw'ibyo bashaka bari kumubeshya ntiyari kubimenya. Ariko we yarabasabaga ngo muzinyibutse, nimumara kuzinyibutsa munazinsobanurire. Iki kizamini cyari gikomeye, kuko iyo bamubeshya wari gutangira kuvuga, akavuga ati ntago ari byo narose, bakujugunye mu rwobo rw'intare, ntago ari byo narose, baguca igihanga. Nabo rero baratinya, mu rwego rwo kwishakira umutekano baramubwira mu cyubahiro bati, Nyagasani uhoraho iteka ryose, uhoreho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone gusobanura impamvu yazo. Nuko umwami asubiza Abakaludayo ati, sinkurwa ku ijambo, kuko umwami yari yavuze ngo nibibananira kuzimwibutsa no kuzisobanura baricwa n'imiryango yabo yose. Nuko nimutambwira ngo muzinsobanurire muzatemagurwa, kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Si ibintu byari byoroshye? Ubu abagore n'abana baba abantu barasinziriye ugira ngo bagiye gupfa,
bazira iki? Bananiwe kwibutsa umwami inzozi yarose, nibamara kuzimwibutsa banazimusobanurire. Ariko nimumbwira izo nzozi nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi, nuko ngaho nimumbwire izo nzozi uko zisobanurwa. Abagabo bahuye n'ikizamini gikomeye cyane. Nuko Abakaludaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo. Bakoze ikintu wagira ngo bagikoreye ubushakashatsi. Ubundi abahanga mu by'iyi si bemeza ko utagomba kwemeza ikintu utakoreye ubushakashatsi. Barahamije ngo nta muntu n'umwe wo mu isi washobora icyo kintu, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukaludaya bene iryo jambo, kandi nta wundi wabasha kwerekana icyo umwami yabajije keretse Imana. Ni Imana iyi ngufi, ntabwo bari bazi Imana yo mu ijuru, bari bazi ko hari Imana zitabana n'abafite imibiri. Tikaze basigaza akantu baravuga bati hari Imana zitabana n'abafite imibiri. Ubwo mandi magambo berekezaga ku Mana hehe? Yo mu ijuru, ariko ntibari bayisobanukiwe. Nuko mwami aca iteka aravuga ati, nimba bibananiye nibagire gute? Babice. Ikibazo gikomeye cyane, ni mubice. Ariko mwibuke hari itorero ryanyazwe, itorero ry'Imana rizanwa ahantu bita i Babuloni. Buriya dukeneye kuziga ibihe itorero ry'Imana ryagiye rinyuramo. Hari igihe ryasengeye muri Egiputa ariko rikitwa itorero ry'Imana riri mu bunyage. Hari n'igihe ryasengeye i Babuloni ari itorero ry'Imana riri mu bunyage ariko rikomeza kuba itorero ry'Imana. Abantu rero bari bagize itorero ry'Imana barimo Daniyeli na bagenzi be, amakuru abageraho, babona igihugu, igikuba cyacitse mu gihugu, babona nta mahoro bafite, nabo babaga ibwami aho hafi. Nuko barabaza bati, byagenze gute? Ikibazo gihari ni ikihe? Cyakoze Daniyeli yari umuntu w'Imana cyane, yari umuntu ukiri muto wubaha Imana. Daniyeli arababwira ati, rero nimuduhe umwanya, dufite Imana yo mu ijuru. Haleluya! Muduhe umwanya dusenge tubaze Imana. Ikibazo abakristo iki gihe dufite, nta n'inzozi tukigira zitubwira ibyo mu ijuru. Buriya hari igihe umuntu aba yaragize ibihe byiza nko mu gihe cyashize, akajya arota byibuze Yesu yaje bajyanye mu ijuru. Ndabizi ko hari abantu babirose, ariko ubu umuntu akaba akubise nk'imyaka 5 atakirota izo nzozi. Ba Daniyeli rero bo bari abantu bakorana n'Imana ku rwego rwihuse cyane. Daniyeli afata ibihe arasenga, nuko amaze iminsi 3 asenga, aryamye aruhutse, nuko Uwiteka amubonekera mu nzozi, amumenyesha inzozi umwami w'i Babuloni yarose, amumenyesha ko yarose igishushanyo mutwe wari zahabu, kuri ya muntu agikurikiranye kwibuye ryaje rikikubita ku birenge, nuko kigatumuka. Nuko Daniyeli arangije abwira umurinzi w'umwami, aramubwira ati, rero mungeze ku mwami, mwibutse inzozi yarose, nimara kuzimwibutsa kandi nzimusobanurire. Umwami rero arabatumiza ati, babanguke. Kuba i Babuloni, kamabwira ikintu gikomeye, aba bahungu bari Babuloni bari bake ariko bubahaga Imana. Kuba barubahaga Imana byarokoye ubuzima bwa bari abapfumu n'abakonikoni, kandi nkuko tugiye kubireba byarokoye na Nebukadinezari, umwami wayoboye isi yose, azajya mu ijuru. Buriya mu ijuru hazaba harimo ibika bitandukanye. Mu bantu bazajya mu ijuru harimo n'umwami wayoboye isi ngana iki yose, nawe azajyayo, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko uyu mugabo rero yagize ubuntu butangaje, yabayeho neza ku isi yubashywe, igihe kiragera amenya Imana arayubaha, none azajya no mu ijuru. Ariko mu ijuru ntago azaba umwami, ariko kubera guca bugufi yagiriye mu isi, nta kintu bizaba bimutwaye rwose. Daniyeli rero arasobanura, nuko abwira Imana ati, ndagushimye ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi. Ariko mu ijuru, igihe yageraga imbere y'umwami yaramubwira ati, ariko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe. Haleluya! Mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe.
Abadivantiste munsi wa karindwi dufite Imana yaduhishuriye ibintu byose. Ndabararika kugira ngo muzaze muri iki cyumweru by'umwihariko tugiye kureba iby'Imana yaduhishuriye muri iyi minsi y'imperuka. Yarabihishuye, irabyandikisha, irabidusobanurira, nahacu kubitega amatwi tukabyizera, ariko tukabyizera dukiranuka kandi dufite gukiranuka kwa Yesu Kristo. Nuko Daniel aravuga ati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo. Asubiyemo amagambo y'abapfumu n'abakonikoni. Ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo batambye b'ibigirwamana b'abapfumu b'abakonikoni bakoranaga n'ibigirwamana bibajwe bya hano muri iyi si. Ariko Daniel atangiye kuzamura ibitekerezo by'umwami n'abantu b'i Babuloni abyerekeza mu ijuru, ababwira ko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi igishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Uko abimubwira umwami akajya avuga ati nibyo ibyo uvuga ni ukuri. Umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ibumba. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Umwami ahita avuga ati ibintu muvuze nibyo, niko nabirose. Imana ihabwa icyubahiro. Nkuko rero babimusobanuriye ni gutya: izahabu yari umutwe, ifeza ari igituza n'amaboko, umuringa ari ibibero, hanyuma amaguru yari icyuma, hanyuma ibirenge n'amano cyari icyuma n'ibumba. Ibi rero bikaba bifite icyo byashushanyaga mu buhanuzi. N'ubuhanuzi bwashushanyaga uko ubwami buzakurikirana kugeza igihe Kristo azazira. Izahabu rero, igituza n'amaboko, inda n'ibibero, amaguru, ibirenge n'amano. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Iyo turebeye kuri iki gishushanyo, nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Iri buye rishanya ubwami bwa Yesu Kristo, nibwo buzikubita ku birenge. Turareba icyo bisobanura, ariko tuzanabigarukaho. Nuko igishushanyo cyose gishushanyo ubwami bwo mu isi bwose bukurweho, himikwe ubwami bwa Yesu buzahoraho iteka ryose. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Nebukadinezari ko babimubwira akavuga ati umva, nabera mbonye abantu bafite ubwenge, ureke babandi bambeshye. Nabera numvishe abantu bavugisha ukuri, aba bantu bafite Imana. Nebukadinezari bimikora ku mutima we cyane. Daniel ahagararanye na Nebukadinezari umwami, ibyo yamubwiraga bombi bari bameze nk'abareba kuri ekara kino gishushanyo na rino buye. Ariko reka mbabwire, kubaha Imana ni byiza cyane. Yesu ashimwe. Reba, Daniel ahagararanye n'umwami w'isi yose, umusore w'imyaka mike w'umunyagano w'umuyuda, ariko ahagararanye n'umwami. Umwami yamuhaye agaciro, umwami yatangaye. Ariko kubera ko ibi bishushanya ubuhanuzi nanone uko bwagomba gukurikirana, reka mbabwire ukuntu Yesu agiye kugaruka bidatinze. Kugira ngo bumve ko Yesu agiye kugaruka, nuko ubu bwami bwose uko ari bune, butatu bwarangije gusimburwa, bwarangije gahunda yabwo, ariko ubwa kane nabwo amaguru nabwo bwarashoje, iyo ni Roma pagani. Ubu turi mu gihe cy'ibirenge n'amano byari ibyuma bivanze n'ibumba. Kugira ngo ubyumve neza rero, uko buri bwami bwagiye buvaho, kuraho umutwe w'iki gishushanyo. Ubwa kabiri ukureho iki cyo hejuru. Ubwa gatatu ukureho iki. Ubwa kane ukureho iki. Dore mu buryo bwa gihanuzi, ibi byose byo hejuru byavuyeho,
mu buryo bwa gihanuzi hasigaye aka, kandi aha naho niho iri buye rizaza rikubite byose bihite bitumuka. Yesu ari hafi rero, dukwiye kumwitegura. Daniyeli 2:3-7-8, nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ubwo yamubwiraga ubwami bwa Babuloni. Babuloni yategetse kuva muri 605 igeza muri 539 mbere ya Yesu Kristo. Aho Babuloni yari iherereye nahamubona hari umutuku. Reka mvuge ikintu hano abantu bari kuyoberaho muri iyi minsi. Muri iyi minsi iyi turimo y'intambara ya Isirayeli, ya Ukraine n'Uburusiya. Abantu benshi bavuga ko ngo intambara y'umwami w'ikasikasi n'uw'ikusi ko ngo ari Putine uzatera Ukraine, bwa buhanuzi bwo muri Daniyeli 11. Ariko reka mbabwire muri make, ni muri make cyane kuko byaba birebire. Daniyeli igice cya 11 n'ukiga uhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo ugeze igihe Kristo yari ari muri iyi si, agapfa akazuka, kugeza igihe imbabazi zarangiraga mu Bayuda. Ubuhanuzi buvuga umwami w'amajyaruguru n'amajyepfo buvuga mu buryo buri location geographique. Nibyo ni igihugu cyo mu majyaruguru no mu majyepfo. Kandi igihugu cyari mu majyaruguru bavuga ibihugu byari mu majyaruguru ya Isirayeli. Isirayeli iri mu bya hano aka kantu kari. Ubwo ibihugu byari mu majyaruguru nibyo byateraga Isirayeli bigatera Yerusalemu. Ariko nyuma yuko 34 imbabazi zirangiye ku Bayuda, noneho intambara y'abami b'amajyaruguru n'abami b'amajyepfo ivugwa ni mu buryo bw'iby'umwuka. Ubwo nimba bavuze ngo Babuloni, hari bavuga ngo uruzi rw'Efurate ruramanuka rukwira Edomu na Egiputa na Etiyopiya, barahavuga. Ntabwo ari uko ari iyi Babuloni izongera gutera ngo igere muri ibi bice byose, ahubwo nk'uko ubupagani bukomoka i Babuloni, kandi uruzi rukarushanya inyigisho. Kandi mu byago 7, niba nibuka neza n'icyago cya 5 cyangwa icya 6, uruzi rwa Efurate ruzakama. Bisobanuye ngo inyigisho z'i Babuloni zizakamywa, zizabura ijambo. Kubwo ubutumwa bwiza buzaba buri kubwirizwa mu ijwi rirenga, kubwo umubabaro uzaba ugeze ku bantu bizeye ibinyoma, izo nyigisho zizata agaciro. Ari byo bigereranywa no gukama k'uruzi rwa Efurati, kandi urwo ruzi ruri i Babuloni. Izo nyigisho z'i Babuloni rero aho ziri hose hari umwami w'amajyaruguru. Ariko nanone hari inyigisho zifite inkomoko i Yerusalemu, aribwo butumwa bwiza butwiteguza Yesu Kristo ugiye kuza, aribwo butumwa bwo gutsindishirizwa n'umuntu bwo kwizera. Iyo nyigisho nayo ahiri mu buryo bw'umwuka bwa gihanuzi ni mu majyepfo. Ubwo rero intambara z'umwami w'ikasikasi n'uw'ikusi guhera muri 34 imbabazi zirangiye ku Bayuda kugeza Yesu agarutse, ni inyigisho z'i Babuloni zizaba zihanganye n'inyigisho z'i Yerusalemu. Icyo kintu mwacyumvishije? Ntabwo ari Putine uzatera Ukraine, ahubwo ni inyigisho zifite inkomoko kuri uruzi ruri Babuloni rwa Efurati, zizakwira mu isi yose. Ariko zigasanga none mu isi yose hageze ubutumwa bwiza, hakaba intambara ishingiye ku myizerere. By'umwihariko birerekeza ku isabato ikomoka i Yerusalemu, by'umwihariko yashimangiwe n'Abayuda bakayikwiza mu isi yose. N'itegeko ry'icyumweru gusenga izuba nabyo bifite inkomoko i Babuloni. Niwo musozo w'intambara. Ubu aho utuye ushobora kuba uturanye n'umwami w'ikasikasi, umuntu ufite inyigisho y'i Babuloni. Aho utuye si ngombwa ko biva mu Burayi cyangwa muri Aziya. Reka dukomeze aka kara kanyuzemo. Babuloni guhera muri 605 kugeza muri 539 nibwo yabayeho, kandi muri Daniyeli 7 igereranya intare. Ubwo rero iki gishushanyo umutwe yari Babuloni, igihimba n'amaboko Abamedi n'Abaperesi, ibibero n'inda Ubugiriki, amaguru n'ibirenge ni ubwami bwa Roma. Ariko Roma igabanyijemo ibice 2, hari Roma y'abapagani, hari na Roma y'abakirisitu cyangwa se Roma iyobowe n'ubupapa. Ngo ariko ubwami bwa 4 buzakomera nk'icyuma. Iyo ni Roma pagani hera muri Kuramo 138 cyangwa se mu mwaka 138 imbere ya Yesu, ikageza muri 476 nyuma ya Kristo. Reka rero twikomereze, ibi tuzabigarukaho mu buryo bw'umwihariko. Mwibuka turi kwigana icyigisho kivuga ngo umuntu Imana yashatse ikagira gute? Ikamubona. Nubwo Imana yatangaga ubuhanuzi
isohoza ubuhanuzi, ariko Imana yashakaga n'umutima w'umwami. Reka mbabwire, ibi bintu byose mubona bibaho Imana ikabyemera. Nkuko Imana yemeye ko abayuda banyagwa bakajyanwa mu bunyage i Babuloni, urusengero rugatwikwa, ibikoresho byo mu nzu y'umwami bikajyanwa, ariko nanone Imana yashakaga abantu b'i Babuloni, yashakaga kwigisha Babuloni. Buriya nimubona habayeho ibintu nk'ibyo mubona turi kunyuramo muri iki gihe, wenda n'ibindi tutazi bizaza, mujye mumenye ko iyo Imana ibyemeye hari umugambi mwiza bifite, by'umwihariko ku bwoko bw'Imana no ku bataramenya Imana. Ubu iyi Covid ntabwo Imana yari kwemera kwibaho iyo Imana itabona ko izaba ifite inyungu mu kubaho kwa Covid. Mwari muzi yuko muri Covid Imana ishobora kuba yarungutse, nubwo wenda wowe ishobora kuba itarakungutse, ariko hari abo Imana yungutse binyuze muri Covid. Kuko Imana ifite uburyo bwinshi irarikamo abantu. Ikoresha ijambo ry'Imana, hari igikoresha akaga, amakuba, ibigeragezo n'ibindi byinshi cyane. Nuko umwami abwira Daniyeli ati, nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi niyishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nebukadinezari amenya Imana yo mu ijuru, yemeye ko Imana yo mu ijuru, Imana ya Daniyeli, ariyo Mana nyamana. Umwami aherako akuza Daniyeli, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Daniyeli ngo yari amaze kwiga, ashaka kuba yize nk'umwaka umwe cyangwa ibiri muri kaminuza, none ayisaba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni, ba profeseri, ba dogiteri, abantu bitwa ko ari abanyabwenge b'i Babuloni. Nebukadinezari arababwira ati, dore nguyu umutware wanyu. Kubera ko afite ubwenge buva hehe? Bibiliya iravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko. Reka mbabwire ko umuntu wubaha Imana, nashaka batariza amashuri menshi, nashaka aba ari umukene ate, nashake abasuzuguritse bimeze gute, abafite ubumuga bumeze gute, niwe muntu Imana ireba ikanezerwa, niwe muntu w'igiciro cyinshi ku Mana mu isi kurenza abandi bose. Buriya umuntu w'umukire utubaha Imana, umuntu wize amashuri menshi utubaha Imana, arutwa mu maso y'ijuru na wa mukene, wa muntu woroheje mu isi ariko wubaha Imana. Gusa Satani we aradushuka, tugashaka kuba abantu b'ibitangarirwa mu isi n'abakomeye mu isi tutubaha Imana, ariko tukirengagiza yuko igikwiriye ari ukubaho wubaha Imana, waba ukomeye waba woroheje, kuko no mu bakomeye no mu bakire naho harimo abubaha Imana. Reka rero tugire kubaha Imana nyambere mu mibereho yacu yose. Tugiye muri Daniyeli igice cya 3. Umwami yabonye igitangaza cya mbere, yahawe amakuru ko abantu barya ibishyimbo bakanywa amazi, cyakoze ubwo bashyiragaho n'imboga, wenda bakarya n'imbuto. Abo bantu bagira ubwenge bukubye inshuro 10 abandi banyabwenge bose bo ku isi bateranye. Abo bantu abibazaho baramuyobera. Icya kabiri, inzozi yarose abantu bose zabananiye kuzirotora, kuzimwibutsa no kuzisobanura. Ba bantu basenga ya Mana, ba bantu bafite bwa bwenge barazimwibukije, baranazimusobanuriye, yewe aranahamije ngo Imana yabo ni ukuri, Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi nihishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Nuko Imana rero ihora irari ku muntu, ariko Nebukadinezari ntiyayigarukira. Nuko Imana igiye kongera kwigisha Nebukadinezari igambiriye ko nawe yagarukira Imana. Nuko Nebukadinezari Satani aramushuka, aramubwira ati, rero ubu ngubu uri umuntu ukomeye, uri igitangarirwa, uri umukire, none ufite izahabu nyinshi, reka dukore igishushanyo cy'izahabu tukizane mu kibaya cya Dura, duhamagara abantu bo ku isi bose, abahagarariye ubwami bwaho, abatambyi b'Imana n'ibigirwamana, n'abayobozi mu by'idini na politike, baze bahurira aha hantu, ubundi umuntu utazaramye ikigirwamana wakoze, igishushanyo wakoze, bazamushyire mu itenura ry'umuriro ashye. Nuko biremezwa, batumiza abantu mu bahanuzi n'abami, baranditse ngo n'umwami w'i Buyuda nawe yaraje, witwa Sedekiya, nawe aboneka muri iki kibaya.
nawe baramutumiye araza. Haje abantu benshi. Daniyeli 3:15, nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko byose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramye, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ariko abanyabyaha bibagirwa vuba. Mu kanya hari Imana yararimo atangarira, murayibuka. None aravuze ngo Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ariko ntekereza ko icyamuhaye imbaraga zo kubivuga, Daniyeli ntabwo yari ahari. Ngo yarababwiye ati Daniyeli mumwihorere, ndabizi iki kintu ntiyakiramye. Buriya hari abantu bagira kwizera, abantu bakaba bazi kwizera kwe, bakaba bazi bati uyu muntu rwose ibi bintu nimwirirwe mubimubwira ntiyabikora. Nimba ari akadiro ko kugabana udufaranga cyangwa se ka ruswa, bakavuga bati uyu muntu ntimuzirirwe mubimubwira, turabizi ni umudivantiste w'umunsi wa 7, rwose ntago byashoboka pe. Niba ari ibijyanye n'amanama ku isabato, ubucuruzi, amakwe, yewe na telefone, reka nkubwire, nimba uri umudivantiste ukaba ugifite abantu bakiguhamagara ku isabato, ntabwo baramenya uwo uri we, bakubwira ibyo biboneye. Hari ahantu bigera bakavuga ati uyu muntu turabizi neza ari mu isabato, mutegereze isabato irangire. Nibashaka baba ari abakoresha bawe bakomeye, uri umukozi wo hasi, bakabikubahira kubera kubirimo. Abantu bakaba babizi bati niba bagurira kuri botike yawe, bakavuga ati mwakerewe, ubu yamaze gufunga, yagiye gutangira isabato. Daniyeli nawe kwizera kwe kwari kwaramenyekanye kugera ku rwego rw'aho umwami avuga ati ndabizi Daniyeli mu kibaya cya Dura ibi bintu ntiyabiramya, ntimumutumireye. Ariko yibagirwa ko hari bagenzi be bazanye basenga Imana imwe kandi bafite kwizera kumwe no kwa Daniyeli. Nuko baramusubiza bati niba ari ibyo Imana dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe. Haleluya. Reka mbabwire rero bavandimwe, ubu aha byari bigeze ku mategeko 10 y'Imana, byari bigeze ku mategeko 10 y'Imana, by'umwihariko ku gisate cya mbere cyariho amategeko 4 y'ibyo tugomba gukorera Imana bitanyuze ku muntu wari wese. Mu mategeko 10, itegeko rya 2 n'irya mbere ribuzanya gusenga indi mana no kuramya igishushanyo icyo ari cyo cyose. Aha hari ku mategeko 10. Mujye mumenya gutandukanya ibintu. Aha ni amategeko 10 aranditse neza. Igihe cyose bazakubwira ngo wicare imwe mu mategeko 10 y'Imana, uzabyange. Waba bikubwiye uwo ari we wese, icyubahiro yaba afite icyo ari cyo cyose ku isi, ntuzabyemere, bitewe nuko mu ijuru hari Imana irusha abami bo mu isi icyubahiro. Uzubaha Imana yo mu ijuru, ariko bitewe n'iki? Bitewe nuko bari kugusaba kuyisuzugura, kandi ababigusaba bakaba ari abantu babeshejweho n'iyo Mana. Ariko nanone igihe bazagusaba ikintu icyo ari cyo cyose, abayobozi ku rwego urwo ari rwo rwose, icyo kintu wakigenzura ugasanga nta na rimwe mu mategeko 10 y'Imana uri bwice, ukwiriye guca bugufi ukubaha icyo abayobozi bakubwira, kuko Bibiliya iratubwira ngo nabo ni abakozi b'Imana bahoresha umujinya inkota. Bo bakoresha inkota mu guhora umujinya, ariko Imana yo ikoresha ijambo ry'Imana mu kwigisha abantu. Ariko niba bagonganiye ku itegeko ry'Imana, Petero n'izindi ntumwa barababwira bati igikwiriye nuko twubaha Imana aho kubaha abantu. Tukwiye kubaha Imana kuruta abantu. Byarabaye rero, Nebukadinezari yazabiranyijwe n'uburakari, abona ko baramusuzuguye. Nawe reba abantu bose muri stade nini bose bubaraye, barunama bararamya, abagabo 3 basigara bahagaze. Yewe nta nubwo banagize n'ubwoba wenda ngo bavuga ati reka tumere nk'abari gufunga rase tujijishe, bahagaze bemye kubera ko babanaga n'Imana. Ubundi ikigeragezo uko kigusanze, ntago imbaraga zo gutsinda ikigeragezo
ntabwo uzibona wageze mu kigeragezo, ahubwo iyo ikigeragezo gisanze uhagaze neza mu by'umwuka uba ufite amahirwe menshi yo kugitsinda. Ariko ikigeragezo gisanze udahagaze neza mu by'umwuka, ubu abantu covid yasanze badahagaze neza mu by'umwuka, abenshi bagezweho ingaruka zitari nziza na covid. Ariko abantu covid yasanze bahagararanye neza na Kristo bayihagazemo neza. Buriya Yesu imbaraga zamubashishije kunesha ku musaraba Karuvari yazikuye i Getsemani mu gashyamba. Noneho amaze kubona imbaraga abyutsa ba Petero avuga ati muze tugende. Asanganira igitero, ntiyategereza ko kiza kumufata kubera ko yari afite imbaraga. Natwe rero imbaraga zizatubashisha kunesha mu gihe tugiye kwinjiramo cy'igishushanyo cy'inyamaswa, igihe mu isi hose amadini yose azemeza ko kandi bigashyigikirwa na leta zo mu isi ko abantu bose bakwiriye gusenga ku munsi w'icyumweru, kandi ko abantu basenga ku isabato bakwiriye kwicwa. Umuntu gusa uzabasha gushikama agahagarara adatsinzwe ni umuntu ibyo bihe bizasanga afite imbaraga y'Imana. Kandi icyo gihe, igihe cyo gushaka imbaraga ni uyu munsi, ni none. Nebukadinezari rero azabiranyijwe n'uburakari babajugunyamo. Ariko reka mbabwire ko muri ririya tanura ry'umuriro ntago bajugunyemo abantu basanzwe, kuko umuntu wubaha Imana Bibiliya imugereranya n'izahabu y'igiciro cyinshi. Buriya izahabu yo iyishyize mu muriro, aho kugira ngo ishye, ahubwo imyanda yari yiriho nayo ikurwaho. Reka mbabwire ko aba bantu bajugunywe mu itanura ry'umuriro ngo baryenyegeje 7, ahubwo ababajugunyemo ibirimi by'umuriro birabasingira, bo birabatwika. Bo bagezemo imigozi yabo iracagagurika, bahagararamo bemye. Nuko Nebukadinezari agiye kubona harimo uwa 4, kandi aravuga ngo ndamwitegereza nkabona asa n'umwana w'Imana. Nebukadinezari yari yarabwiwe n'icyo umwana w'Imana. Nebukadinezari ijuru ryari ryaramugendereye mu bihe bitandukanye, harimo na cyagiye yarotaga inzozi akagira gute, akazibagirwa. Barangije baganirira na Yesu mu itanura ry'umuriro. Haleluya. Ariko reka mbabwire, Imana yakijije Saduraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ni nayo Mana itararinze Yohana umubatiza bakamuca igihanga. Ni Imana imwe igenza uko ishaka. Niyo mpamvu mu bihe tugiye kuzinjiramo, bamwe izabarindira mu bigeragezo bikomeye kubera ko bayubaha, ariko hari n'abizemera ko rwose bapfa cyangwa se bakena cyangwa bakirukanwa mu kazi cyangwa bakaba insuzugurwa. Imana irinda uko ishaka. Wowe cyo ukwiriye gukora ni ukwinambaho gusa. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraki na Meshaki na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Yongeye gushima Imana Nebukadinezari, kandi ayishimye nk'umwami, abivugiye ku mugaragaro. Ba bantu bavuye mu bihugu byose bahari. Mwami arabwiriza aravuga ati nicyo gitumye nciteka. Yahise aciteka ngo ni itegeko rya perezida ryitwa iteka. Nicyo gitumye nciteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruhindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Haleluya. Arayihamije rwose. Mbega ikibwiriza gitangaje. Ntago ikibwiriza uburyo Imana ikoresha ntago ari amavuna gusa, ntabwo uburyo Imana ikoresha ari ababwiriza gusa n'indirimbo, hari n'igihe Imana ikoresha ibindi bibwiriza nk'iki ngiki. Niyo mpamvu nkubwira muvandimwe uri hano, niba udashaka kugarukira Imana ku neza, ushobora kuzayigarukira ku nabi. Iyo mvugo muyumve neza. Hari igihe wanga kumvira Imana binyuze mu mahoro nk'uko turi kubwirizwa, bikazaca mu nzira mbi ukayemera binyuze mu nzira mbi, nyamara iyo yemera binyuze mu nzira nziza ntacyo byari kugutwara. Ubu ushobora kuba ufite amaguru n'amaboko, ariko ejo ukazemera Imana ukuguru kumwe kwavuyeho.
ushobora kwanga kuyemerera mu rusengero ukazayemerera kwa muganga, uzava kwa muganga winjira mu isanduku bagushyingura ntubone n'umwanya wo kubwiriza, kandi nyamara Imana yaraguhaye umwanya wo kuyemerera mu rusengero ugataha iwawe mu baturanyi ukayihamya. Hari igihe uzanga kwigishwa n'ababwiriza bo mu mavuna ukazigishwa n'iminsi mibi, guhitamo no kwawe, ariko njye naguhitiramo kwemera Imana bikitwa none, kuko uyu munsi ni wo wawe, ni wo wizeye ko ari uwawe, ejo ntawe uzi uko bizaba bimeze. Nebukadinezari rero aratangaje ati uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, ariko kuko ari nta yindi Imana ibasha gukiza bene aka kageni. Imana ihabwa icyubahiro. Barataha mu bihugu byose, bataha babonye ko mu ijuru hari Imana, bataha babonye ko hari Imana y'Abaheburayo, kandi iyo Mana y'Abaheburayo ni ya Mana isengwa ku munsi w'isabato, ni ya Mana ivuga mu Kuva igice cya 20 guhera ku murongo wa 11 ikavuga ngo guhera ku murongo wa 8, kuko mu minsi 6 rero naremye ijuru n'isi n'inyanja n'irimo byose, nkaruka ku munsi wa 7, nicyo cyatumye umunsi w'isabato nkweza nkawuha umugisha. Ni Imana yaremye mu minsi 6 iruka ku wa 7. Aba bagabo bari Abayuda, ni Imana y'Abayuda, ariko ni nayo Mana yacu. Barataha buri wese agenda bara inkuru, bageze bati se abo bahuye bati urugendo rwagenze gute, bakavuga bati umva rwagenze neza, ariko twabonye Imana. Hari abantu bitwa Abaheburayo, hari abantu bitwa Abayuda, abantu basenga ku isabato, ba bandi bafungiwe urusengero, ariko nubwo urusengero rwabo rwafunzwe, nubwo bajyanywe mu bunyage, nubwo bimeze gutya, nubwo bafite abantu batemera Imana bari muri bo, ubwo uzabari barasigaye Yerusalemu ukuntu byari bimeze, bamwe bari barinangiye burundu, ariko naho hari hakirimo abantu b'Imana. Ariko iryo shyanga ryose nk'ishyanga bari itorero ry'Imana, baravuga bati umva bari abantu bafite Imana, babikwirakwiza ku isi yose. Nuko umwami arataha, Satani ni umubisha n'ubundi aramwibagiza. Igice cya 4, umwami arota inzozi azirotorera Daniyeli. Reka mbabwire ko Bibiliya yose uko muyireba uko yakabaye, iyi abantu bose banditse Bibiliya, Imana yakoresheje bandika Bibiliya, bose ni Abayuda, bose ni Abayuda n'Abisirayeli. Ariko Daniyeli igice cya 4 cyanditswe na Nebukadinezari utari umwisirayeli. Wa muntu nababwiye Imana yashatse ikamubona, niwe muntu wenyine utari umwisirayeli Imana yemeye ko yandika inyandiko ijya mu byanditswe byera, iba Daniyeli igice cya 4. Haleluya. Umva uko agiye kuvuga rero. Ngewe Nebukadinezari nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe, ndota inzozi. Ese uburyo bw'inzozi Imana irabukoresha cyane? Irabukoresha cyane. Nawe wite ku nzozi uri kurota muri iyi minsi, ariko nanone kugira ngo uzizere birasaba ngo ube wubahiriza temperance, kuko iyo wishe temperance wari uhita uryama maze iminsi uko utaruhuka, izo bazita inzozi z'umuruho. Ariko ku muntu wubahiriza temperance utuje uri mu bihe byo gusenga, Imana ibasha kuvuganira nawe mu nzozi. Ndota inzozi ziteye ubwoba, ibyo nibwiriye ku gisasiro n'ibyo neretswe bimpagarika umutima, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo bansobanurire ibyo neretswe. Ndorera kandi arose inzozi, amambere yarazirose, abanyabwenge be b'i Babuloni zirabananira. Ubwakurikiyeho yashyize abantu mu itanura basenga Imana yo mu ijuru ntibashya. Bikurikiyeho nanone arose inzozi kugira ngo ahamagare ba bandi, asuye mu bapagani be. Undebere, ariko Imana ihora idukuyakuya, ihora itwitaho, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo bansobanurire ibyo neretswe. Abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi baraza, mbarotorera izo nzozi, ariko bananirwa kuzisobanura. Birabananira pe. Ni uri gutanga ubuhamya. Murongo 5. Ariko hanyuma Daniyeli wahimbwe Beluteshazari mwitiriye Imana yanjye. Igihe cyarageze Nebukadinezari izina ry'ikigirwamana Nebukadinezari yasengaga aba ari ryaha Daniyeli. Ubwo mu yandi magambo, mu bwenge bukera afite bwo kumenya Imana, kujijuka gukera agezeho, yabonaga Daniyeli ari nk'Imana ye, kuko rero amwitiriye
reka mbabaze, kuki abana banyu mutabita Yesu? Ninde ufite umwana witwa Yesu? Mwene wanyu witwa Yesu se? Uwiteka? Wewe uramufite yitwa Yesu? Yitwa Yesu? Uwo yakoze agashya. Abantu benshi kereka wenda bo babandi bita ngo ni Monsenyeri Imana yanjye, ariko izina ry'Uwiteka nyine ni ry'Uwiteka gusa. Nebukadinezari rero yari yarahimbye Daniyeli Beluteshazari ngo mwitiriye Imana yanjye, wababwagamo n'umwuka w'Imana zera, araza murotorera izo nzozi nti. Yababwagamo n'umwuka w'Imana zimeze gute? Weho umwuka ukubamo n'uwuhe? Uyu mwuka w'Imana yera nubwo we atayizi akayita ngo ni Imana zera ukubamo. Reka nkubwire ko uyu mwuka uramutse ukubamo, aho utuye ni wowe bajya bagisha inama. Ku kazi waba uri umuntu w'agaciro mu maso yabo mukorana n'umukoresha wawe. Reka nkubwire ko ufite uyu mwuka unakora business yagenda neza, wabona abakiriya benshi. Ibyo ni ibintu nkubwira, ni ukuri. Nta na kimwe watubirwa mu byo wakora byose. Abayobozi b'inzego z'ibanze aho utuye nta kibazo mwaba mufitanye. Amafaranga y'irondo, ay'ibishingwe, uziko hari abantu tujya tuyatanga twamanje guserera, kandi n'umuntu w'umudivantiste babantu bagenda bayatwaka, ukamanza ukamuserereza, ukamujujubya, ukamutesha umutwe, warangiza ukayamuha cyangwa se ntuyamuhe. Hari n'abayamujugunyira, fata, cyangwa se akayamwima yafite, ariko ku isabato agafata ibitabo n'indirimbo akajya gusenga. Reka mbabwire ko tubawemo n'umwuka wera, abantu bakadusomamo imico y'Imana. Abantu bakunda ubutumwa bwiza, bakunda itorero ryacu, bakunda Imana, umurimo warangira vuba tugataha. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 15. Agiye noneho gusubiramo izo nzozi. Izo nzozi ninjye umwami Nebukadinezari wazirose. Nuko Beluteshazari cyo zinsobanurire, ubwo abanyabwenge bose ba mu gihugu cyanjye badashoboye kuzinsobanurira, ariko wowe urabishobora kuko umwuka w'Imana zera ukurimo. Ariko bo byibuze hari umuntu umwe ujya uguhamiriza ko ufite mwuka w'Imana? Nushaka ubutamuzi, ariko wibaza icyo kibazo. Hari umuntu umwe ujya uvuga ngo runaka ushyiremo izina ryawe, ababwamo na mwuka wera? Byibuze uwo muntu arahari? Ubitekereze, ubyibazeho, mwuka wera gusubiza. Umwami rero yahamirizaga Daniyeli ko umwuka w'Imana we yazitaga ngo ni Imana zera, ariko yabaga ashaka kuvuga Imana yo mu ijuru, nuko yari atarayisobanukirwa ukurimo. Nuko Daniyeli wahimbwe Beluteshazari amara akanya yumiwe. Amaze kuzimubwira, Daniyeli amara akanya yumiwe, ahagarikwa umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera aramubwira ati, yewe Beluteshazari, izo nzozi no gusobanurwa kwazo bye kuguhagarika umutima. Beluteshazari aramusubiza ati, nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Nka yamubwiye ati, izi nzozi ni mbi cyane, gusohora kwazo bizaba ibintu bibi cyane. Nuko icyo giti wabonye, yari yarose igiti, bagiye kutubwira ko cyari kimeze. Nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru, kikitegera abo mu mpera y'isi yose, kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi. Muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe nyagasani. Umuntu Imana yashatse ikagira gute? Ikamubona. Mwibuke muri Daniyeli 2 yamusobanuriye ngo umutwe w'izahabu ninde? Ni wowe. None arongera amubwiye ngo icyo giti ni wowe nyagasani.
warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ngo tsinda icyo giti ukimareho, ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa, uberekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva ku ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Nuko nguko gusobanurwa kwabyo, Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja ngo uzirukanwa mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, ikabugabira uwishaka wese. Ntekereza ko Nebukadinezari yumvisha aya magambo atabuze kwibaza atari ko iyi Mana inshakaho iki, iyi Mana inshakaho iki. Amambere muri Daniyeli 2 narose inzozi inkorera igitangaza, muri Daniyeli 3 nashyize abantu mu itanura ndayihamya, none nyuma y'igihe runaka irongeye none yimbwiye ibintu bigiye kumbaho bikomeye cyane. Ariko tutarareba Nebukadinezari icyo yibazaga, yibaza ngo Imana inshakaho iki. Ese wowe utekereza ko Imana igushakaho iki? Ubona Imana itagushaka? Kuba abantu baraje kukurarika ngo uze mu materaniro, ubona Imana itagushaka? Kuba Imana yarakurinze mu bihe bikomeye abandi bagapfa ugasigara, ubona Imana itagushaka? Kuba Imana yongeye kuduha akagahenge tukongera kuvuga ubutumwa, amavuna akongera agasubukurwa, urumva Imana itagushaka? Ariko Satani ni igikenya, agenda ahendesha abantu utuntu, akabarangaza abantu ntibaboneke mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, kandi nyamara ari ryo Imana yashyiriyeho kugira ngo rinyuremo iby'agakiza kakugirira umumaro. Nicyo gituma ngo usaba Nyagasani, umva inama. Buri umwigisha wese agomba kwigisha agatanga inama. Nicyo gituma ngo usaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, aharaho uzungukirwa amahoro. Imana iramubwira iti ihana ibyaha byawe. Daniyeli yongeramo ijambo ariko atabihamya, ashidikanya ngo aharaho uzungukirwa kugira amahoro. Aharaho ibibi byajyaga kukugeraho bizakurwaho bitewe n'uko wahisemo Imana. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo umuntu yubaha Imana, iyo umuntu yihannye aba afite amahirwe yo kurama, kubera impamvu ebyiri. Aba akeneye umwanya wo kwezwa, kandi aba akeneye umwanya wo guhamya Imana yamenye. Imana imushyiraho uburinzi budasanzwe. Ariko niba umuntu arushaho gukora ibyaha, kugusha abantu, guhangayikisha abantu, kubabaza abantu imitima yabo, Imana iramwihanganira, ariko hari igihe kigera Imana ikavuga iti basi nta kundi nabigenza. Nebukadinezari rero agiriwe inama ngo kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, aharaho uzungukirwa amahoro. Ikibazo twakwibaza, Nebukadinezari amaze kumva aya magambo yarihannye? Yarabikoze? Igisubizo ni oya, yarabyanze pe. Kandi nawe wahawe imiburo myinshi ariko wanze kwihana, warabyanze, wakomeje gukerensa. Satani nyine aracyagushukashuka mu bitekerezo, akabiyobya, akakujyana mu tuntu tudafite umumaro, tutabasha kuzagukiza ku munsi w'amateka. Umwami nabwo ntiyabyitaho. Umuntu Imana yashatse ikamubona. Daniyeli 4:26. Amaze kumva ayo magambo hashize amezi 12, ubwo si umwaka wose, yumvishe ya magambo. Umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiye i Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturaho, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Ubundi dore ikintu Imana yanga, buriya mu byaha byose Imana yanga ibyaha muri rusange, ariko icyaha kimwe Imana yanga itajya yihanganira.
umuntu wimura Imana akishyira mu mwanya wayo, waba afite akaga gakomeye. Kuko Imana iravuga ngo ndi Imana igira gute? Ifuha, ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Umuntu rero wishyize mu mwanya w'Imana akabyigamba, cyangwa umuntu ufata ikindi kintu icyo ari cyo cyose akagisimbuza Imana, uwo muntu muri aya materaniro twize umuntu witwa Yerobowamu, wa undi Imana yavuze ngo izaheha umuryango we ngo nkuheha amabyi iwumareho. Yerobowamu yazize iki? Yafashe igishushanyo kibajwe, ikintu cy'ikibumbano, agisimbuza Imana, abwira Abisirayeli ngo ngiye Imana yabakuye muri Egiputa. Icyo kintu ni icyaha kibi cyane. Ubwo mu yandi magambo, gukora ku mategeko anabanza, ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibazwe, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, wibuke kweza umunsi w'isabato. Icyo gisate, mu bisate bibiri byariho amategeko 10, igisate kiriho amategeko 4. Gutungaho urutoki ugashaka gukuraho rimwe, uba ufitanye ikibazo gikomeye n'Imana. Kuko aha uyu mugabo nawe ikintu agiye kuzira, aravuze ngo ngiye i Babuloni ikomeye, niyubakiye ngo aho umurwa wanjye nturaho, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo hayeshe ubwami bwanjye icyubahiro. Aho kugira ngo ashyire Imana imbere imushoboza byose, ya yindi yigeze guhimbaza akavuga ati utazaramye Imana azatemagurwe, none ari kuvuga ngo nge amaboko yanjye. Ubundi icyo nicyo bita inarijye. Kubera inarijye hano buri wese afite ibye, nge ibintu byanjye, inzu yanjye, imodoka yanjye, nge babyita mu nzimi z'amahanga ngo ni ego mu Cyongereza, mu Gifaransa ni egocentrisme. Gufata ibintu byose nge. Umugore mwiza n'uwanjye, abana banjye bari biga ku mashuri meza, inzu yanjye aba ariyo nziza, nge ibintu byiza bibi byanjye. Ngiki rero icyakoze kuri Nebukadinezari. Atararangiza ayo magambo, ataragira gute? Reka nkubwire, ntabwo ari ukugutera ubwoba, nushake wihane, ugira umutima wo kwihana n'ubushake bwo kwihana. Kuko ugipinga ijambo ry'Imana utararangiza kubipinga, ushobora guhura n'akaga nawe. Ntabwo mbikwifurije, ariko birashoboka. Atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Ni wowe ugira gute? Ubu muri uyu mwanya Nebukadinezari yarapfuye, ariko Bibiliya turacyayifite. Ntabwo habwirwa Nebukadinezari, harabwirwa wowe uraha, nanjye uraha ngaha. Ubukuwemo. Bwa bwami bwageranywaga n'intare, yambaraga izahabu, ibitanda ari izahabu, amasahani ari izahabu. Nebukadinezari ngo n'ibiyikoresha byari izahabu, ibintu byose byari izahabu. Bo ntabwo basigaga amarange, basigaga izahabu. Aha ntabwo ari superi soro n'amakaro, ni izahabu. Uwo muntu rero, murongo wa 30, nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka. Ngo yabonaga abantu akabona ari inyamaswa, yabona inyamaswa akabona ari nk'abashuti be, akagenda zisanga. Akajya arisha nk'inka, umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Imyaka 7. Ninde muntu uri hano umaze byibuze imyaka 3 atariyogoshesha? Nagire gutya, ataraca inzara. Kireka abagore barasa nabo barayimara, simbizi bo barayimara. Amaye ndumva bikomeye. Ataraca inzara imyaka 7. Ninde 3 utarogosha ubwanwa wa mugabo we, imyaka 7 utaroga, tarakaraba ngo wisiga utuvuta, atakirya ibyo kurya by'abantu, ahubwo arya ibyatsi nk'inka. Imyaka ingahe? Kandi umva ukuntu Imana ikomeye, nta n'umuntu wigeze amusimbura ku bwami bwe. Umuhungu we yarakomeje arayobora, ariko ntiyamusimbura. Igihe hagarukiye yarongeye asubira ku ngoma. None ninde ukomeye nka Nebukadinezari uri hano wakiterura hejuru y'ijambo ry'Imana mu by'isi, kavuga uti ndakomeye nka Nebukadinezari uri hano? Hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura kenge, mpera ko nshima isumba byose ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose. Haleluya.
kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho ibihe uko ibihe bihaye ibindi. 3:4 none njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abacisha bugufi. None Nebukadinezari arihana. Umuntu Imana yashatse ikagira gute? None ikubure koko? Ni wowe ugiye kubura? Iki Imana itagukoreye ni iki cyatuma uyima umutima wawe? Yesu aragushaka muvandimwe. Yesu arifuza ko uhitamo neza. Zaburi 119:104 hari amagambo meza avuga ngo amategeko wigishije ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Ukwiriye kwanga inzira z'ibinyoma aho ziva zikagera, kandi ukajya wubaha amategeko y'Imana. Hari uwagupfiriye ku musaraba, iyo nsanze Yesu maze nkatura icyaha cyanjye, umutwaro w'igishinja cy'icyaha unkurwaho. Uko turi hano Bibiliya iravuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Niba rero muri uyu mugoroba wifuza gukurwaho igishinja cy'icyaha cyawe, ndagusaba kugira ngo uhaguruke dufatanyirize hamwe mu isengesho. Umuntu wifuza gukurwaho igishinja cy'icyaha cye wese nahaguruke dusenga Imana. Data mwamuhoraho, Mana ikiranuka, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uri umunyempuhwe zitangaje, ugira urukundo rwinshi cyane rutarondoreka. Tubonye umuntu Imana yashatse iramubona, ariko byaragoye, byafashe igihe. Yewe igihe yasaga nk'uwemeye Imana, Satani yarongeraga akamugusha, ibyo yari yemeye bikamuvamo akabihakana. Ariko warakomeje uramukurikirana, urakomeza umugendaho, yanze gukirishwa ineza, wemera ko agerwaho n'igisa n'akaga. Ariko muri ako kaga, muri ayo makuba, hari mu rukundo rwawe, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye rero yuko natwe waturinze mu bihe bitambutse, waturindiye ahatandukanye. Hari byinshi biba byaraduhitanye, ariko kubw'uburinzi bwawe turacyariho, uhabwe icyubahiro. Wadutumyeho intumwa mu bihe bitandukanye, mu myaka itandukanye, mu buryo butandukanye. Wadutumyeho ababwiriza n'abigisha bafite impano zitandukanye. None n'uyu munsi wongeye kudutumaho, wongeye kuvugana natwe. Ariko Data, ko washatse Nebukadinezari ukamubona, yari umwami afite byinshi byatuma yishyira hejuru, ariko uramubona. None twebwe turi iki? Abantu bapfa, abantu b'abanyantege nke, abantu b'abakene, abantu barwaragurika, abantu bafite ibibazo. Ni iki cyatuma tutakwishingikirizaho? Ni iki cyatuma tukwima umutima wawe? Data, nta wundi ubitera, ni Satani. Ariko nk'uko wamutsinze ku musaraba, umutsinde no mu mitima yacu. Data wera, Mana ishobora byose, muri uyu munsi dutangiyeho isabato, ndakwinginze ngo isabato itubere umugisha. Iyi sabato itubere urwibutso mu mibereho yacu yose. Kuri iyi sabato tukuzaniye imitima yacu, nk'uko wakijije benshi ku isabato uri muri iyi si, natwe kuri uyu mugoroba udukize. Kandi n'amateraniro azakomeza ejo uzakomeze kudukiza, kandi n'abazateranira ahandi nabo ubakizanye natwe. Ariko Data, uduhe kwihana abafite igishinja cy'ibyaha mu mitima yabo, abafite kwiyemera n'ubwibone mu mitima yabo. Umurimo watangiye gukorera mu mitima yabo uwukomeze, nuko ku iherezo tuzabona abantu benshi bakwiyegurira babihamisha kujya mu mazi bakabatizwa, kandi n'abatazajya mu mazi kubera ko basanzwe barabatijwe ubabatirishe Mwuka Wera. Uduhe imibereho ihindutse, uduhe kukwitegura no 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 uduhe kukwitegura no